marayika amubwiye arangije aramubwira ngo itere n'umwitero wawe unkurikire. Dukomeje gusoma ijambo ry'Imana riratubwira ngo barasohotse, aho bageze urugi rurabikingukira, baca muri za ngabo, muri ba basirikare. Yesu nashimwe cyane. Bivuga ngo marayika iyo yururutse ibintu byose arabicecekesha, ahwejesha buri maso yose yaragambiriye kukureba uko umera. Imana yacu ihimbazwe. Hari amaso abagambiriye kukureba kubera ikibazo runaka uhagazemo, kubera ibigeragezo runaka uhagazeho. Hari amaso Satani aba yateguye abagambiriye kukureba uko byifatamo. Ariko iyo marayika w'Imana yururutse, byose bigira gute? Byose birasinzira. Yesu nashimwe cyane. Ngo ako kanya ngo Petero yamenye neza yuko atakiri mu nzozi, ahubwo Imana yohereje marayika wayo akaba yamukijije, yamukuye muri iyo nzu y'imbohe. Yesu nashimwe. Bene data, banyarwanda, banyarwandakazi, ndagira ngo nkumenyeshe, nongere nkuremo umutima, nongere nkuzuzemo ibyiringiro. Mu kibazo runaka uhagazemo, hari Imana, hari marayika w'Imana woherejwe kugira ngo azahagarane nawe muri izo ntambara, muri ibyo bigeragezo, muri ibyo bibazo byose urimo. Nukuka umutima, tuza umutima wawe, ubundi uhanga amaso Imana. Ikindi ugira umwete wo kugira ngo ukore icyo Imana irimo kugushakaho muri ino minsi. Turabasuhuje nanone mwebwe mukomeza gukurikirana Pasi TV show, ku butumwa bwiza butandukanye tubagezaho, haba ubw'indirimbo, ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya butandukanye. Tubahaye ikaze nanone kandi nk'uko bisanzwe muri isanga. Uyu munsi rero muri studio za Dr. Shyaka tubafitiye umutumirwa uvuga ubutumwa rikaka. Mama, turagusuhuje. Gira ikintu ubwira abakunzi bacu ba Pasi TV show badukurikiranye muri aka kanya. Gira akantu bagenera mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana. Gira akantu bifuriza keza nyine kaba motiva ewana. Ngenda kubonaho amavuta y'Imana rwose. Amen. Cyambere ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro y'Imana abane namwe. No kuri twese abe hamwe natwe pe. Amen. Amazina yanjye rero nitwa Dusabe Marie Chantal, uzwi cyane ku izina rya Dorcase. Kizina rya Dorcase. Niryo ry'ubutumwa bwiza. Ego. Izina ry'icyubahiro ry'umugisha Imana yampaye ni Mama Favor. Wow, Mama Favor. Rero hamwe n'ibyo byose Imana iduhana umugisha. Naturutse i Masaka, ndi umuvugabutumwa mu ndirimbo, mu ijambo ry'Imana, mu buhamya. Mbese pe ndahamya yuko turi bunezerwe twese. Ni ukuvuga ngo ushobora kuririmba, ugatanga ubuhamya, ukigisha n'ijambo ry'Imana, byose ukabishobora cyane. ndumva udasanzwe, ufite Imana idasanzwe. None nk'abantu bashobora kukubona nk'abajene bakureba, bigaragara cyo urakuze ariko ntabwo ukuze cyane kamwe mu bigaragara, ahubwo hari abantu bashobora kugira amatsiko. Se wavuze kuri uwo mumama, izina watubwiye ry'icyubahiro, yego twaryumvishe, ako se dushobora kwibaza ngo ufite abana bangahe? Yego. Iyo niyo ntangiriro y'ubuhamya. Yego. Mfite umwana umwe witwa Favor n'umugabo we. Yego. Maze imyaka 3 nubatse. Imyaka 3 nubatse. Wubatse. Urumva utekereje kuri iyo myaka 3, yego, ukareba no kuri uwo mwana umwe, yego, ibyo ari byo byose urumva mbere y'iyo myaka 3 n'uwo mwana umwe hari y'ubuhamya. Yego. Urumva nagaseke gapfundikiye.
none abakunzi dushobora kugira amatsiko ako gaseke uraza kugafungura uyu munsi cyangwa hari ibindi uyu munsi bikugenza wenda ako gaseke ukazagafungura ubutaha cyangwa uraza kubiduha byombi? oya agaseke nshobora kuzagafungura ubutaha. ushobora kuzagafungura ubutaha. kuko bajya baca umugani ngo agapfundikiye gatera amatsiko. yego agapfundikiye gatera amatsiko. nibyo. none tudatinze dushobora gutangira. ndumva ugiye kutubwira ijambo ry'Imana muri rusange. ndumva tudatinze twatangira kugira ngo tuze kubasha kujera igihe duhe n'abandi umwanya. turakwakiriye, ni karibu watugezaho ubutumwa dufitiye nk'abanyarwanda, abanyarwandakazi, igihugu cyacu muri rusange. tubuteze yombi kandi twiteguye kumva ikivugana natwe. ikaze. Imana ibahereze umugisha. nanone ndongera ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. amen. nk'uko nabibabwiye ndi umubwirizabutumwa bwiza. Yesu nashimwe. amen. hano nabateguriye ijambo. yego. umutwe w'ijambo uravuga ngo kugira umwete. kugira umwete mu byo dukora, cyane cyane mu murimo twahamagariwe n'Imana, uw'Imana iduhamagarira gukora. turareba icyanditswe kiri mu byakozwe n'intumwa ibice 12. umutwe w'ijambo uravuga ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana y'imbaraga, turagushimye, dushyize hejuru izina ryawe databuja, tuguhaye icyubahiro muri kano kanya. tugushimiye kubw'umwanya mwiza uduhaye, umwanya tutazongera kubona, umwanya utazongera kugaruka ku buzima bwacu. yego nk'ibi tuzaba tubikora, ariko kizaba atari igihe nk'iki. izina ryawe nirihabwe icyubahiro. turagushimiye rero muri kano kanya tugeze mu mwanya wo kugira ngo twumve ijambo ryawe. Mwami, hari imbaga y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bagukurikiranye bari hirya no hino mu gihugu, ndetse Mwami no hanze y'igihugu. Mwami, turasenze kugira ngo imbaraga zawe n'ubutware bwawe Mwami bufate imitima yabo kugira ngo babashe gukurikira neza ijambo ry'Imana, kandi babashe kugira umwete wo kuryumvira no kurikurikiza. izina ryawe nirishyirwe hejuru rero Uwiteka Nyiringabo, ngo ukora ku mitima ya buri muntu wese, uhumura amaso y'umutima kugira ngo akangukire kumva icyo ijambo ryawe rimubwira. urakoze rero Uwiteka Nyiringabo, kandi ubwoko bwawe ukomeze kubahezagira, ubahereza umugisha muri byose. Mwami, buri umwe wese nk'uko yifuza akwifuza Uwiteka Nyiringabo, aba ari kumwigaragariza, abona imbaraga zabone kugira neza kwawe. mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, fatemira buri myuka yose ibatwaza igitugu, ufatemira buri myuka yose itwaza abanyarwandakazi igitugu, abakobwa, abagore, abo bose turabasengeye tubagotesha imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka murengezi mwiza w'ubugingo, ahubwo ukomeze kwigomorera imitima yabo n'intekerezo zabo. Mwami, ubyihererezeho kugira izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. nuko rero Uwiteka Nyiringabo, hari abasore n'abagabo b'abanyarwanda Uwiteka bateze amatwi ijambo ryawe. ndakwinginze kugira ngo Uwiteka Nyiringabo nabo bagenderere mu gihe gisa n'iki, bongere kubona imbaraga zawe n'imbabazi zawe no kugira neza kwawe muri iyi minsi iruhije igoye umugenzi. Uwiteka ukomeze kubigaragariza mu buryo bwose, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. amen. nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota, mwene se wa Yohana. abonye ko anejeje abayuda, ariyongeza afata na Petero. icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikari 16.
kumurinda bane agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Amina. Yesu ashimwe cyane. Hano twumvise ijambo ry'Imana, uburyo umwami Herode yafatiye abantu bamwe bo mu nzu y'Imana kubagirira nabi. Haleluya. Afata Yakobo amwicisha inkota. Ngabonye ko anejeje abayuda bikoze ku mutima we, arongera ariyongeza ajya gufata na Petero. Yesu nashimwe. Twabonye yuko ngo yamufashe amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abarinzi 16 bane kugira ngo bamukaze. Kandi muri iyo minsi Petero ngo yari aboheshejwe iminyururu amaguru n'amaboko. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ariko ngo Imana yohereza marayika. Umutwe w'ijambo watubwiye ngo Herode ashaka kwica Petero, ariko ngo Imana yohereza marayika imurindira mu nzu y'imbohe. Imana yacu tugirire neza. Hepfo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo muri iyo mibabaro yose yari arimo mu nzu y'imbohe, ari hagati y'abasirikare bane adafite ubwinyagamburiro, adafite kureba hirya, nta butabazi na bumwe ashobora kubona ku muntu uwo ari we wese. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Ngo Imana, haleluya, Imana kugira ngo yohereze marayika mutabare bene data, hari icyabanje gukorwa. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ariko muri icyo gihe ng'abitorero bagize umwete wo kumusabira ku Mana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Niyo mpamvu nabateguriye iri jambo, ndiha umutwe w'ijambo uvuga ngo kugira umwete mu byo dushobora kuba dukora byose, cyane cyane mu murimo Imana iduhamagariye. Imana yacu tugirire neza. Hari igihe kigera tukagera ahantu wowe ukireba ukabona nta nzira, nta n'igisubizo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo aho ngaho ubona nta nzira, nta mutabazi, nta muvandimwe, nta nshuti, hari Imana ishobora kukoherereza marayika wayo akabasha kugutabara. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Aha hantu Petero ntago yaraguwe neza. Amen. Ntago yaraguwe neza. Nta nubwo umutima we wari utuje. We yumvaga yamaze gucirwaho iteka byarangiye, arimo gusenga isengesho ryo kwiyeza. Ariko kubera yuko hariho icyo Imana yamuvuzeho. Imana ishimwe cyane. Ikimana yakuvuzeho nicyo ugomba kurebaho, akaba ari nacyo witaho, akaba ari nacyo uharanira kugira ngo Imana izakikugezeho. Hazabaho ibibazo byinshi, uzaca mu ntambara nyinshi ndetse uzaca no mu bibazo bikomeye, ariko mpaka ugeze ku mugambi w'Imana. Nababwiye ngo mbabikiye agaseke, nzababwira ubutaha k'ubuhamya. Natangiye umurimo w'Imana kera ndi umwana mutoya cyane, ndakura, ariko na n'uyu munsi ndacyahagaze mu buntu bw'Imana. N'ubu tuvugana ni ukubera umugambi w'Imana ndimo kugenda nkusatira. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Ngo nuko mu gicuku ubwo Petero yari asinziriye, hari igihe ugera mu bibazo, hariho abantu bamwe bicara bakavuga ngo mfite ibibazo sindi businzire. Ikibazo kikubuza amahoro ni ukuba ubona kugifitiye igisubizo. Ugifite anti ushobora guhamagara, ugifite anti ushobora guhamagara, ariko iyo ubona nta kindi gisubizo uretse gutegereza Imana yonyine ikakwitabarira, ugira gute? Uraryama ugasinzira ukabiharira Imana. Imana yacu tugirire neza.
ngo nuko Petero ngasinziriye Imana yohereza marayika wayo araza ngamukoma mu rubavu aramukangura aramubwira ngo byuka ukwete inkweto zawe ukenyere, mu yandi magambo wambare. Imana yacu tugirire neza. Undi ngagira ngo ari mu nzozi arabyuka akora nk'ibyo marayika amubwiye, arangije aramubwira ngo itere n'umwitero wawe unkurikire. Dukomeje gusoma ijambo ry'Imana riratubwira ngo barasohotse, aho bageze urugi rurabikingukira, baca muri za ngabo, muri ba basirikare. Yesu nashimwe cyane. Bivuga ngo marayika iyo yururutse ibintu byose arabicecekesha, ahwejesha buri maso yose yaragambiriye kukureba uko umera. Imana yacu ihimbazwe. Hari amaso abagambiriye kukureba kubera ikibazo runaka uhagazemo, kubera ibigeragezo runaka uhagazeho. Hari amaso Satani aba yateguye abagambiriye kukureba uko byifatamo. Ariko iyo marayika w'Imana yururutse byose bigira gute? Byose birasinzira. Yesu nashimwe cyane. Koko nta ijambo ry'Imana ritwereka yuko hari n'umwe wigeze agira gute, wigeze abona Petero na marayika basohoka. Ngahubwo ngo baragiye bageze ku irembo ryo hirya risohoka riva mu murwa. Ngo agira gute? Ngo narwo urwo rugi rurabikingukira. Yesu nashimwe cyane. Ngo barasohoka, ngo Petero bageze hanze, ngo marayika musiga aho ngaho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo ako kanya ngo Petero yamenye neza yuko atakiri mu nzozi, ahubwo Imana yohereje marayika wayo akaba yamukijije, yamukuye muri iyo nzu y'imbohe. Yesu nashimwe. Bene data, banyarwanda, banyarwandakazi, ndagira ngo nkumenyeshe, nongere nkuremo umutima, nongere nkuzuzemo ibyiringiro. Mu kibazo runaka uhagazemo, hari Imana, hari marayika w'Imana woherejwe kugira ngo azahagarane nawe muri izo ntambara, muri ibyo bigeragezo, muri ibyo bibazo byose urimo. Nukuka umutima, tuza umutima wawe, ubundi uhanga amaso Imana. Ikindi ugira umwete wo kugira ngo ukore icyo Imana irimo kugushakaho muri ino minsi. Imana yacu tugirire neza cyane. Haleluya, haleluya. Muri ino minsi itorero ry'Imana rirasa naho risinziriye, kuko turimo turagenda duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Yesu nashimwe cyane. Bundi umumaro w'itorero ni ukugira ngo abantu bumve ijambo ry'Imana bihane bakizwe. Ariko se uyu munsi ni kubera iki tugwijije abantu biyitirira agakiza, ariko wajya kureba ugasanga ibyaha bigwiriye muri bo, ingeso mbi zigwiriye muri twebwe? Yesu nashimwe cyane. Tugira umwete wo gukizwa, tugira umwete wo gushaka mu maso y'Imana, tugira umwete wo gusenga. Ndahamya ko muri kiriya gihe icyatumye umwami Herode avogera itorero nuko itorero ryari ritakiri maso, ryari ritagifite umwete. Yesu nashimwe. Ariko ngo babonye Yakobo amaze kwicishwa inkota, bagira ngo ni ibisanzwe, aho bari bagisinziriyemo gakeya. Ariko ngo umwami nawe arongera ariyongeza, abonye ko binejeje abayuda cyane, bishimye, bongeye kumukuza, bongeye kumuha icyubahiro, bongeye kumuririmba. Aravuga ati reka nongere icyubahiro cyanjye, nongere mfate na Petero. Bivuga ngo Petero yari umuntu ukomeye mu itorero. Yesu nashimwe. Ariko ngo babonye na Petero bamutwaye, bamushyize mu nzu y'imbohe, bamurindishirije mu nzu y'imbohe, ngo iminsi mikuru y'imitsima idasembuwe nirangira, ngo bazamushyikirize ngo azamushyikirize abantu. Imana yacu tugirire neza. Uwo munsi itorero rirakanguka, itorero ryongera gukanguka, bongera gutinya Imana, bongera kujya imbere y'Imana, bongera gusaba Imana, bongera gusenga Imana.
gusa icyo wakwibaza ni iki? Wakwibaza ngo mbese basengaga bavuga ngo Imana itabare Petero, cyangwa bisabiraga uburinzi ku giti cyabo kugira ngo Imana ibarinde ntiyongere kwemera yuko hagira undi muntu bavamo? Kuko ndahamya neza ko mu bigaragara byari bimaze kugaragara yuko Petero nawe yabaye umupfu, byarangiye. Koko yararindiriwe ngo iyo minsi mikuru isozwe, nibarangiza nawe bamusohore bamwice. Yesu nashimwe. Ariko reka nkubwire ngo gusenga kujya guhindura ibintu, gusenga kujya gukura umuntu mu rupfu, gusenga kujya gukiza indwara yendaga kukwica ukaba muzima, gusenga gushobora kubasha kugukura mu nzu y'imbohe wa muntu we, niyo waba warakatiwe burundu, niyo waba wumva icyaha cyawe kidashobora kubabarirwa. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe wumvaga umutima wawe ugeze ku rutakaje ibyiringiro, ongera ugaruke, wongera ugire ibyiringiro, ahubwo ugire umwete wo gushaka mu maso y'Imana. Wongera ugire umwete wo gushaka ubwiza bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ntago nagiye cyane ngo nsome cyane, nusoma icyo gice uraza kubyumva neza. Yesu nashimwe. Ugisome ugisohoze bitewe nuko umwanya dufite ni mutoya. Ariko mwene data, Petero ngo yasohoye aho ngaho iwabo, aho abakristo bateraniye, ngarakomanga batari babyiteze, ngo bamwe baratangira, ngo umuja agiye kurunguruka ngasanga niwe, asubiye yavuze ngo ni Petero, baravuga ngo yahahamutse, ngo ahubwo ni umuzimu wa Petero urimo kumutera. Yesu nashimwe. Mwene data, gira kwizera cyuko ibyo ubona bidashoboka, Imana yo mu ijuru irabishoboye. Yesu nashimwe. Urumva nubwo basengaga bari bamuhebye, ntago yari akiriho mu bitekerezo byabo, yari yamaze gupfa. Ariko kubera imbaraga z'Imana zikorera mu kugira umwete wo gushaka Imana no gusenga, Imana irongera iramubazurira, irongera iramubazanira, imukura mu nzu y'imbohe aho yari ategereje gupfa, irongera iramubashyikiriza. Haleluya. Ngo akomeje gukomanga, baje barebye basanga niwe, nta kindi yakoze, ngo yarabamamye. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ngo yarabamamye, ubundi arakomeza aragenda ajya kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Bakunzi ba Pasi TV, ndabashimiye. Imana ibahereze umugisha kubwo kunyemerera mukama umwanya wanyu, mukama igihe cyanyu, mukatega amatwi ijambo ry'Imana. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibahereze umugisha kandi bakomeze ibakemurire ibibazo, buri kibazo cyose gishobora kuba kiri imbere yawe kikumereye nk'umusozi. Ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibasha gukuraho imisozi. Haleluya. Ibasha gufata ibyo ngibyo bigukomereye ikabyigizayo, ntuzongere kubibona ukundi. Imana iduhana umugisha. Amen. Ndasoje nkuko nabibabwiye, amazina yanjye ni yayandi dusabe Marie Chantal uzwi ku izina rya Dorcase. Ntuye Masaka. Nagiye mbahereze nimero yanjye, ushobora kugira icyo ushaka kumbaza cyangwa se ubundi bufasha bundi ariko bujyanye n'ijambo ry'Imana, cyangwa se inama, impanuro, impuguro. Nimero yanjye ni 07 26 69 83 Yesu abahereza umugisha. Shalom, shalom, amen. Yego, turagushimiye natwe muri rusange. Ariko watubwiye ko uzaduha ubuhamya ubutaha, ariko ntabwo numva ko wenda ushobora no kuturirimbira akaririmbo nubwo kaba gatoya kugira ngo twumve niba koko ubinoza neza, cyangwa se
niba natwe hari ikintu dushobora kwigiraho cyangwa se tukongera muri iyo njyana noneho ubundi uzadusengera dusoza hanyuma ubutaha tukazaza dukomereza ku buhamya bwawe. Nizera ko ntabwo nashidikanya ko atari ubuhamya butoya ariko byibuze niyo waza ukaduha igice kimwe nta kintu bizaba bitwaye. Yego, reka mbaririmbire nta kibazo. Nahera he ngushima, nagarukira he nkurata, imirimo y'intoki zawe kwirenza ibitekerezo byanjye. Mwami nahera he ngushima, nagarukira he nkurata, imirimo y'intoki zawe kwirenza ibitekerezo byanjye. Wowe uwera uteye ubwoba, akira ishimwe ntabwo umeze nk'abantu. Iyo wimanye amazi arakama, wayatanga ntabwo akubika isi. Iyo uteje ikibazo ku muntu, uba ugiye gukemura ikindi. Haleluya. Reka ndekere aho ngaho, byatuma n'ibindi nabikiye mbivuga. Iyo ni indirimbo ijya imfasha mu buhamya bwanjye iyo ngiye gutanga ubuhamya. Imana ibahereze umugisha. Amen.